Yesu ashimwe bene data, amahoro y'Imana abane namwe aho muherereye hose. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye neza n'urukundo rwawe, dushimye ko abanye natwe ukaturinda, tukaba tugeze amasaha turi amahoro. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Duciye bugufi tweze utuboneze rwose, tubabarire ibyaha n'ibicumuro. Ukimara kutubabarira uzubane natwe muri umwanya wo kuririmba, twemerera indirimbo kubera umubavu uhumura neza, kandi uyu mwanya ntubimfabusa, ubwo umugisha. Cyo twanze no kura kwa Satani n'ingabo ze, dutumiye Imana Umwana n'Umwuka Wera ngo bibane natwe none n'ibihe bidashira. Amen. Tugikomeza turimo indirimbo y'107 mu ndirimbo z'agakiza. Twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru n'umwuka wihoraho, ibyiringiro nk'ibyo twabihabwa nande n'umwuka wihoraho. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Umwuka wera akora imirimo ikomeye, ni wo wemeza abantu. Tugira ubwoba cyane iyo tutakimwumva, twibaza icyo twakora. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Mu gihe ubona kutagifite urukundo, menya yuko uwo mwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe musa utigaruka. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Turagusaba Mwami Yesu, mwohereze uwo mufasha wacu, kuko dufite intambara ikomeye mu isi, turamukwiye rwose. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Amen, amen. Muririmbyi aratubwiye ngo twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru n'umwuka wihoraho, ngo ibyiringiro nk'ibyo twabihabwa nande? Ni umwuka wihoraho. Imana ishimwe. Bene data, mwuka wera niwe twemeza ko tuzagera mu ijuru amahoro. Mwuka wera niwe twemeza ko tuzasoza urugendo amahoro. Ariko ikibitubwira ni uko twemera kuyoborwa nawo, kuko ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Mureke rero twemere kuyoborwa n'umwuka kugira ngo tuzagere mu ijuru amahoro, kuko mwuka, ibibera muri mwuka wera ni byiza gusa, nta kibi kibamo. Niyo mpamvu nitwemera kuyoborwa n'umwuka wera tuzagera mu ijuru amahoro. Imana ishimwe. Bene data, ijambo ry'Imana narasomye ryarambwiye ngo muyoborwe n'umwuka iteka, kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Imana ishimwe. Bene data, nimureke tuyoborwe n'umwuka iteka, nibwo tutazakora ibyo kamere irarikira, kuko kamere irarikira ibibi gusa,
kamere irarikira ibiva kwa Satani, urugomo, intonganya, ishyari, ubusambanyi, kwica, gusinda, ingeso mbi. Ibyo byose bituruka kuri Satani kandi ibyo nibyo kamere irarikira. Nimureke rero tuyoborwe n'umwuka kugira ngo tuzasoze urugendo amahoro. Imana ikomeze ibampere umugisha. Udushaka uwo mwuka wera ni Yesu wawutugeneye. Uyu mwuka wera Yesu ni wawutugeneye. Yaravuze ngo dore ngiye kwa Data, ngo ningera nzamusaba abohereza uwo mufasha, ngo mufasha ngo ni umwuka wera, ngo ni we nguza bigisha byose, ngo kandi akabibutsa n'ibyo nasize mbabwiye. Bene Data, mwuka wera akora imirimo ikomeye, mwuka wera ajya abana natwe, mwuka wera atuyobora mu nzira nziza yo gukiranuka, mwuka wera atubwira icyo dukwiye gukora n'icyo tudakwiye gukora. Uyu mufasha wacu ni Yesu Kristo wawutugeneye. Nimureke tubyaze umusaruro, twemere kuyoborwa na mwuka wera, kandi twemere mwuka wera twigishe, twemere mwuka wera atwibutse ibyo Yesu Kristo adushakaho, atwibutse iby'Imana dushakaho, kandi mwuka wera natwemeze iby'ibyaha tujye duca bugufi twihane, kuko mwuka wera nicyo ashinzwe mu buzima bwacu kugira ngo akomeze atuyobore tuzagere mu ijuru amahoro. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ngo mwuka wera akora imirimo ikomeye, niwe wemeza abantu. Tugira ubwoba cyane iyo tutakimwumva, twibaza icyo twakora. Mwene Data, nimureke twemere kuyoborwa n'umwuka, kandi mwuka wera natwemeza icyo gukora tugikore. Mwuka wera nakwemeza ko uri kunyura mu nzira mbi, uce bugufi usaba Imana imbabazi. Mwuka wera nakubwira ngo nyura muri iyi nzira niyo nziza, uyinyuremo. Mwuka wera nakubwira ngo ibyo uri kuvuga ntago bikwiye, uce bugufi usaba Imana imbabazi. Mwuka wera nakubwira ngo ukwiye kuvuga ibi, aba ari ibyo uvuga, ntuvuge ibyo wivugishije. Ariko nimureke tuyoborwe n'umwuka wera muri byose, twe kuyoborwa na kamere. Imana itugirire neza, kuko mwuka wera niwe twemeza iby'ibyaha byacu, niwe twemeza uko dukwiye kwitwara, niwe twemeza iyo ageze ku muntu. Mwuka wera iyo ageze mu muntu ibintu birahinduka. Umuntu ufite mwuka wera hari amagambo avuga n'atavuga. Umuntu ufite mwuka wera hari uko yitwara nuko atitwara. Umuntu ufite mwuka wera agira itandukaniro. Umuntu ufite mwuka wera avuga amagambo meza kandi akora n'ibyiza, kandi n'igihe ateshutse amenya ko yateshutse agasaba Imana imbabazi. Nimureke rero tuyoborwe n'umwuka wera, kuko Yesu Kristo yaramutugeneye. Imana ikomeze ibampere umugisha kandi biteho. Ngo mu gihe ubona ko utagifite urukundo, menya yuko mwuka yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe, musaba uti garuka. Imana itugirire neza. Bene Data, ngo imbuto z'umwuka wera ni urukundo, ni ubugwaneza, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ugukiranuka, ni ingeso nziza. Muri izo mbuto z'umwuka wera, imbuto ya mbere ibanza ni urukundo. Urukundo, ijambo ry'Imana nasomye ryarambwiye ngo ibindi byose bizashira, ngo ariko urukundo ntiruzashira. Kandi ngo Imana ni urukundo, kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo dukundane, ngo dukundane. Yesu Kristo niko yabwiye intumwa ze ari kuzisezera, avuga ngo mukundane, nimukundana nibwo bazabamenya ko mukomoka kuri njye, nibwo bazamenya ko muri abigishwa banjye. Niryo sezerano Yesu yadusigiye. Dukwiye gukundana rero. Noneho mu gihe ubona ngo mu gihe utagifite urukundo, mu gihe urukundo rwagiye, mu gihe uri kumva utishimiye abantu, mu gihe uri kumva wanze abantu, mu gihe uri kumva ureba abantu ntubishimire, uzajya umenya ko umwuka wera yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe. Ngo musabe uti garuka. Bene Data, mureke twe kuyoborwa n'umubiri, mureke twe kuyoborwa na kamere, ahubwo tuyoborwe na mwuka wera, kandi tugire urukundo kugira ngo mwuka wera ataduhunga akigendera. Imana ishimwe. Ngo turagusaba Mwami Yesu, mwohereze uwo mufasha wacu, kuko dufitiye intambara ikomeye mu isi, turamukwiye rwose.
mwene data ndagira nkubwire ngo nawe usabe Yesu Kristo akohereza uwo mufasha. Haleluya, Imana ishimwe. Saba Yesu Kristo akohereza uwo mufasha, uramukwiye rwose. Imana ishimwe, kubera ko muri iyi si dufite intambara ikomeye, duhura n'intambara zitandukanye, duhura n'ibintu biduca intege, duhura n'ibintu bitujyana kure, duhura n'ibintu bitunaniza mu nzira, kuko bene data turwana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere, turwana n'ibidafite inyama n'amaraso. Niyo mpamvu dukwiye Mwuka Wera kugira ngo aduhe imbaraga zo kurwana neza. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Ni ukuri ndakwinginga kugira ngo nawe ugirire isengesho mu mutima. Uyu muririmbyi yaririmbye muri iri sengesho avuga ngo turagusabye Mwami Yesu wohereze uwo mufasha, kuko dufite intambara ikomeye mu isi, turamukwiye rwose. Imana ishimwe. Bene data, turwana n'isi, turwana na Satani, kandi turwana n'umubiri. Tudafite Mwuka Wera, Imana itugirire neza. Tudafite Mwuka Wera twatsindwa, tudafite Mwuka Wera twagwa mu nzira, tudafite Mwuka Wera Satani yaturasa. Ariko birakwiye ko nawe ufatira urugero kuri uyu muririmbyi, nawe ugasengera isengesho ukabwira Yesu ati nyohereza uyu mufasha, kuko ndi kurwana n'intambara zikomeye. Imana ishimwe, kuko uramukwiye. N'isezerano Yesu yadusigiye, n'isezerano yaduhaye. Buri muntu wese akwiye Mwuka Wera. Imana ishimwe. Ndabingingira Imana kugira ngo buri muntu wese imuhe Mwuka Wera. Niguha Mwuka Wera akaba muri wowe, niguha Mwuka Wera agatura muri wowe, ntabwo uzongera kujya mu bibi, ntabwo uzongera guteshuka, ntabwo uzongera kuyoborwa na kamere, ahubwo uzayoborwa n'Umwuka Wera, uzagere mu ijuru amahoro. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Bene data, nimureke tuyoborwe n'Umwuka Wera, kubera ko ngo abayoborwa n'Umwuka Wera nibo bana b'Imana. Haleluya, Imana ishimwe. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo umuntu uyoborwa na kamere ntibishoboka ko yanezeza Imana. Bene data, mureke twe kuyoborwa na kamere, kuko ibyo byose bya kamere bituruka kuri Satani. Ngo imbuto za kamere ngo ni urwango, ni ishyari, ni ukugambanirana, ni ugusambana, ni ukwica, ni ubusinzi. Ibyo byose ni imbuto za kamere, ariko ibyo si byo bidukwiye nk'abana b'Imana. Twebwe nimureke tuyoborwe n'Umwuka Wera, tugira urukundo, kuko izo ni izo mbuto z'Umwuka Wera. Tugira urukundo, ubugwaneza, gukiranuka, ingeso nziza, ibyiza byose Imana idushakaho. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo mureke dukore ibyiza, twe gukora ibibi. Imana ntabwo yigeze duhamagarira kwanduzwa, yaduhamagariye kwezwa, kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo mubabera nk'uko wabahamagaye ari uwera. Kandi bene data, ni ukuri, nimureke dukore ibyiza, Imana izaduhemba kandi izatugirira neza, kandi tuzambikwa ikamba ry'ubugingo. Imana ikomeze biteho. Kandi ndagira ngo mbabwire ngo bene data, nidukora ibyiza tuzemerwa. Icyo Imana idushakaho ni uko dukora ibyiza, kuko yaturemeye imirimo myiza. Imana ibamere umugisha, Imana ikomeze biteho. Nimureke tugire urukundo kugira ngo Mwuka Wera agume muri twe. Imana ishimwe. Ndabwira n'umuntu utari wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe, igihe ni iki kugira ngo mwakire, akuyobore, abane nawe, kandi agufata ukuboko. Yesu Kristo ni inshuti nziza itajya idusiga mu makuba no mu byago, ibana natwe, kandi niwe tuboneramo ubugingo, niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo mwakire. Ntabwo uzicuza kumukurikira, ntabwo uzicuza kugendana nawe, kuko ni inshuti nziza kandi ni umujyanama mwiza ubana natwe ibihe byose. Imana ibamere umugisha. Reka dushime Imana kubw'ubutumwa bwo mu ndirimbo. Data wa twese uri mu ijuru, uri Imana igira neza, uri Imana ikomeye. Kugira neza niyo kamere yawe. Uri Imana ikibana natwe, uri Imana itwitaho. Haleluya, aya masaha turagushimye, tugushimiye neza n'urukundo rwawe. Erega Mwami, yataba wahacu baharibagiranye, ariko turagushimye ko buri munsi uhora uduhugura. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo ukundura mu cyaha. Ushime Mwami kujya uduhugura buri munsi, utwibutsa ibyo dukwiye gukora, uko dukwiye kwitwara.
icyubahiro ni icyawe. Muririmbyi yuzuye umwuka araririmba ngo dushake uwo mwuka wera, ngo ni Yesu wamutugeneye. Data wa twese uri mu ijuru, duhe gushaka mwuka wera kandi duhe kuyoborwa nawe, kuko ijambo ryawe ryarambwiye ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Oh haleluya! Data wa twese uri mu ijuru, mwami turakwinginze kugira ngo duhe kuyoborwa n'umwuka wera mu byo dukora, mu byo tuvuga ndetse no mu byo dutekereza. Uturinde kuyoborwa na kamere, kuko twamaze kumenya kuyoborwa na kamere atakunezeza. Bankurikiranye baye kuyoborwa n'umwuka iteka, barinde kuyoborwa na kamere. Mu izina rya Yesu Kristo, abarwaye bakize mu izina rya Yesu. Mwami Imana, turabizi ko ushoboye. Mwami Imana, wa mugore wari umaze imyaka 12 ari mugongo ngo yagukozeho, oh haleluya, ngo arakira. Mwami turakwinginze, kuboko kawe kwiza gukiza ni kube ku barwayi aho baherereye hose. Bankurikiranye barwaye bakize, abadafite akazi kabahe mu izina rya Yesu. Mwami abo byayobeye bagarukeho, abafite intimba n'agahinda bamahoro mu mutima mu izina rya Yesu. Abasubiye inyuma bongerera imbaraga, oh haleluya. Ukora kwawe kubane nabo, kandi buri wese uko gukeneye akubone. Mwami Mana, ndasenze sengera umurimo wawe, gabanya barimbuka wongera abakizwa batarakumenya baye kukumenya, utari bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza ubaye kumwakira, uko twamaze kumenya ko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, ko ntawe uzajya kwa data atamujyanye. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo Mwami Imana batari bamwakira baye kumwakira. Dusengera ababyeyi bategereje urubyaro, Mana biteho bagirire neza. Ndabizi kujya wumva gusenga ngo Isaka ngo yingingira ngo umugore we Rebeka ngo urangije ngo umuha abana b'impanga. Mana ndasenze cyane, umuntu nkurikiranye utegereje urubyaro muremera igitangaza mu izina rya Yesu Kristo. Muhe guheka ngo waganze utegeke, wakoze kwabanye natwe muri uyu mwanya. Icyubahiro ni icyawe buniteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibiteho kandi ibohereze mwuka wera kugira ngo babere umuyobozi, ariko ikiruta byose ikomeze barindire ubugingo. Naho ubutaha. Bye.